Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo bibane nawe. Uyu mwanya ndifuza kuganira nawe nkubwira ngo kwizera kwawe ni wo muyoboro Imana inyuzamo kugira neza kwayo. Kwizera kwawe niyo nzira Imana inyuzamo igitangaza uyikeneyeho. Reka tumaze dusenga Imana. Uwiteka Mana nyir'ubushobozi, Mana nyir'ububasha, Uwiteka Mana ya Aburahamu, ya Isaka, ya Yakobo, Uwiteka Mana igira neza, ndagushimira uyu mwanya ndebana na mwene data kugira ngo tuganire. Ijambo ryawe rivuga ku kwizera kuva mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe. Ngiye kuvuga gato gusa ku mumaro wo kwizera kugira ngo mwene data abashe kwizera nta gushidikanya yuko ibyo agutegerejeho ubasha kubikora, kandi yuko ukwizera uramunezeza, kandi ukwizera arakunezerwa, kandi uwo nguwo ngo ntugire isoni zo kumwita umwana wawe. Reka umwuka wawe wera adufashe kumva bivuye ku mbaraga z'umwuka wera bibane na mwene data, nanjye kuvuga bivuye ku bushobozi bwa mwuka wera bibane nanjye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze kubw'uyu mwanya. Ni umwanya nasengeye, kandi kuba turimo turebana ngo tuganire si impanuka, ni umugambi w'Imana kugira ngo Imana itume umenya neza inzira z'igitangaza uyikeneyeho. Nongere nkwibutse ngo kwizera kwawe niyo nzira Imana inyuzamo igitangaza uyikeneyeho. Reka nkubwire, reka nkwibutse, umwami wacu Yesu Kristo ubwo yari ari kumwe n'umutware wari uje kumusaba ngo amukirize umugaragu, baraganiriye, umugaragu amubwira Yesu amagambo arimo kwizera. Yesu arangije aramubwira ngo genda bikubere uko wizeye. Yesu yabwiye benshi yuko bibabera uko bizeye. Kwizera kwawe kuragukijije, n'ahandi yagiye avuga ngo bikubere uko wizeye, cyangwa se kwizera kwawe gutumye bigenda gutya. Nagira ngo nkuhe ubuhamya buto bwo kwizera kugira ngo kukwizera kugere ku rwego guhinduka umuhanda munini unyuramo igitangaza kinini cy'Imana, guhinduka umuyoboro munini Imana inyuzamo kugira neza kwayo. Aya magambo yo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, igice cya 8 umurongo wa 13, nashakaga ko aba yanjye aba yawe, kuko Yesu aravuga ngo bikubere uko wizeye. Hari ubuhamya bw'itsinda rimwe ry'abanyamasengesho bigeze kubona ko bakenewe mu gihe cy'ikibazo. Hari amapfa, kandi hariho ibibazo byinshi bijyanye n'ayo mapfa, bijyanye n'iyo nzara, gusuhuka, guta amashuri kw'abana, guta ingo kw'abantu bamwe, guhemukirana, kwiba n'ibindi. Ariko bamenya yuko ari bo gisubizo cy'igihugu. Muti byagenze gute rero? Umuyobozi w'itsinda ryabo yarababwiye ati, ubu mwitegure, ejo tuzajya gusengera mu butayu, tuzajya kwinginga Imana. Avuga amagambo yerekeranye n'icyo Imana ivuga ku banyamasengesho, n'icyo Imana ivuga ku bibutsa Uwiteka badakwiye gucogora. Baragenda, bukeye baraza kuri gahunda. Arangije arababwira ati, uyu munsi ntabwo turi bugeyo, ndabihinduye. Nabonye ko mwaje mudafite kwizera ko icyo tugiye gusaba Imana iri bukiduhe. Arabwira ati, ejo muzabarirwa mugaruka.
ariko buri muntu wese wizera ko Imana dusenga ari inyamaboko, wizera yuko Imana dusenga ibishoboye, azaze yizeye yuko imvura izadusanga mu butayu. Abantu baratashye buracya baragaruka, ariko habamo abantu bake cyane. Yereka kwizera ntigufitwe na benshi, ariko ndagusabira ngo muri abo nawe ubeho. Baje bafite imitaka, abandi bafite amakote y'imvura, kuko bari bamaze kumenya, kwemera, kwizera yuko imvura bagiye gusengera iza kugwa bataramanuka ubutayu. Umuyobozi w'itsinda rero arangije areba abantu, arababwira ati ni iki kimenyetso ufite cyerekana yuko imvura iri bugwe tukiri mu butayu? Abamama bati twazanye imitaka, abagabo bati twazanye amakote y'imvura. Abwira abantu ati abatagize na kimwe muzana nimusubire iwanyu mutahe. Baratashye da. Itsinda rirazamuka rero bajya kwinginga Imana, bagitangira gusenga imvura birakubye umuriri wayo, nuko bitwikira imitaka, bambara amakote, batambika hirya mu ngo bajya kugama zari ziri hafi aho. Iki ni ikimenyetso gifatika cy'uburyo kwizera ari inzira, ari umuyoboro wo kubona igitangaza dusaba Imana. Genda urondore mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko ari bune, urahasanga ibitangaza hafi ya byose Yesu yakoze. Si byose, siko byose babyanditseho gutyo, ariko hafi ya byose byagiye bigaragaramo iri jambo ngo bikubere uko wizeye. Imana iguhe umugisha.